Shalom shalom, Yesu ashimwe. Iyambi inshuti bavandimwe banyamuryango bacu ba Ado Vibes. Ni kwa kundi twiyizera gutya kugira ngo tumarane ibitotsi kandi tubwirane ibyurura imitima. Mwaramutse, mwiriwe muraho. Abi burasirazuba mwaramutse muraho. Abi Rwamagana amakuru ki? Abi Kayonza turabasuhuza. Ariko ndashaka comment nyitangira. Ibyo ari byo byose tumaze kuba abantu batari bakeya. Ni ukuri ndasabye nkuko nasabye mukumva. Iyo burya amagambo aryoha asangiwe. Amagambo aryoha asangiwe. Iyo urimo kuvugana n'umuntu, urimo kumubwira, biba byiza iyo agusubiza. Cyane cyane niyo harimo guceceka kutavuga wenda birambuye ariko basi nimubwire yego koko se no nimbasuze rero namwe mumbwire mwaramutse namwe twaramutse rwose. Turashimira Imana ahangaha. Abi hari ibice byaho, hari abo mu Rutagara, aba Rwagitima, donc abantu bose abiremera. Iyo mbasuje mbasuhuza bose. Narashimye cyane ubushize wenda nyene bivunagure mpura n'abantu, ugahura n'umuntu ati aturanguze kuri Ado Vibes. Nawe rego bana yaye ukuvuga ngo rwose abantu turi kumwe n'abantu bafatika kandi nizeye yuko ari umuryango mugari. Nasabaga rero nureba ikiganiro ukumva ibyo twavuze utange ugira icyo uvuga. Ni kwa kundi nyanga ryoha asobe. Biranshimisha cyane iyo nsomye message ndavuga nti uyu nguyu yakuyemo iki, cyangwa murakirikaho gusa mugahita mwigendera. Oya, ntago ari iyo ntego ni ukuganira. Niba turamukanyije turaramukanyije, niba ari igiparu turaparuye, niba ufite n'igiparu ukaba ufite wenda wenda tuvuge vuga nk'inkoko. Hari inkoko irabyara ariko donuza inkoko yagize ya guteteza nukuvuga inkoko yagize yamennye amagi babyita guturaga. Yaturaze kuko narageze ndabona reka nisubiriza abantu. Rubi ibyo bigambo byose wahuraguye nta nubwo umwanya ngo nsuza abantu. Kandi uyu munwa wanjye kandi uyu ukaba ugezemo inkoko ituragura koko dusuhuza abantu. Nashakaga kugira ngo nereke abantu ikintu bansuhuza abantu umunwa wanjye mana shalom reka mbonye habi bisaba kwifukanira rasi umuntu ageza inkoko zituraga ariko nari musuhuza abantu mbabona narabwira ngo nawe nusuza umuntu nabwiye ngo uceceke. Shalom nshuti zacu. Yambi byonyine wavuga ni mujye mvuga muti yambi, right? Yambi mumena agatima. Yambi meze mute rero. Turabasuhuje cyane aho muherereye hose. Turabahobeye kandi twongeye kubabwira ko turabakunda pe. We love you love me. We are happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Mwah. Won't you say you love me too? Say you love me too. Okay. Babasuje barangije. Wasuje abaheye. Nashuje bose aho baherereye. Kuto. Nashuje bose aho baherereye. Kwisi yose ahantu abantu bacu bari, kuko abantu bacu bari ahantu hatandukanye. Ibintu byo kujya ngo za Rwamagana na hehe kandi na Toronto bahari. Urumva abantu bari muri Toronto mwaramutse mutemeze mute aho bukikubo twabasuhuje mwese. Turavuze ngo Imana y'amahoro ibahe umugisha. Mwaramutse mute mumeze mute. Oya ibitotsi tubyamaganye murata mabwire reka rero basetse. Dufite
ibitotsi dufite ibitotsi ubu tureba ubu turi kuvuga ngo reka tuvuge kuri aya kugira ngo turebe ko twashyika rwose ibitotsi byashize munzakere kagati ari filime yabonye mbere harya bamwitaga ni narageze ndabona ni ukuri ariko narageze ndabona reka mwisekere ni mwisekere rwose kubera ko twebweho ibitotsi bitumereye nabi gahunda reka tunabereke gahunda ni ukubaka gahunda ni yayindi murabona ko ikirere cyacu kirimo kugenda gishya murabona yuko ahangaha niho fatare hakurya to nta n'ubwo kuzuminga kuko ngo twereke ishusho nyayo yazuminga gute ariko zo aho mu mibare ujuzamura gake umva ngewe ntago ndi nuramuka ukanze mu ntuze ntago ndi umukamera abantu bakabeje ibyo ari byo byose nshuti bavandimwe turabaramukije kandi tubifuriza amahoro y'Imana amahoro asimburana amahoro mu gitondo amahoro saa sita amabara marange amahoro agenda asimburana nk'uko aya mabara arimo gusimburana kugira nk'uko murabona tuhangaha mu kite tugeze ku muhanda wa Dufferin ahangaha ni mu gice cya North York tukaba turi ku muhanda wa Finch twerekeza kuri York University nko twababwiye abanyeshuri ubu ngubu tubyutse tugiye gushaka ubumenyi ni iki ifata n'iki kimodoka kimeze nk'iki bwatara yereka nkegeranye mu gifate neza ukereke abantu ikimodoka cyameze nk'iki ugiciyeho wagira ngo ni ikintu cy'ikigunguru ukakigenda ariko so turabasuje tubabwira ngo amahoro y'Imana akomeza abane namwe uko tugenda tubereka ukuntu hano hasa ibyo ari byo byose hari ubibonye ari ubwa mbere ariko ni ikigaragaza ubudasimana yagiye ahantu tukaba aricyo bita mu gifaransa nature mu cyongereza abita nature kaba igaragaza bimwe mu bitangaza by'Imana yagiye ikora ko ndibuka ko igihe twageraga muri iki gice nge narebaga ibiti nkagira ngo niko bisa nkatangara cyane ariko icyantangaje nuko mu minsi mike nagiye kubona nkabona byose ubu babi murimo kubona bugenda buhinduka ubu ngubu bw'umutuku ejo bugahinduka umuhondo ubu bw'umuhondo ejo bugahinduka umukara ubwo umukara imara umukara niba ari ikigina najya kubona byose nkabona bivuyeho biguye hasi ngo pa nkabona igiti gisigaye cyambaye ubusa nk'iki ku dushami nyerekera hariya ku dushami hariya hejuru murabona nka turiya niba ngo hariya ubona utakibona uduti twavuyeho urabona hakuzo nta n'uzi kuzuminga zoom mwitegereje hariya hejuru murabona ko hari uduti dusigaye tudafite utubabi ni ukuvuga ngo no ahangaha hasi hose tuzagenda tuva bunyi noneho hasigare turiya two hejuru turi nk'uduti dukokotse bivuga ngo ibi ngibi bigendana byose n'ihindagurika ry'ibihe uko tuva muri cya gihe cy'ubushyuhe biba abari fire bigenda byegereza kagakonje harya buriya nibyo bita ngo ni biki ni bya printer bya nuza bya harya ubu turi muri yesezo turi muri 4 ubu ngubu turi muri 4 ariyo bita 4 kugwa falling down niyo mpamvu turiya tubabi tugenda dukokoka turi muri 4 bivuga kugwa turiya tunure twose tugenda tugwa utu tubabi tukagwa kuko gusa umuhondo buriya ntago ari amabara gusa ahubwo birimo no kugenda bisaza mu gusaza rero kugenda guhindura amabara ibyari icyatsi kibisi cyane bigahinduka umuhondo harimo ibigenda bihinduka umutuku nkuko nabivuze ariko ibyo byose byahindutse ntabwo ari umukara ahubwo bya bindi byumye iyo bimaze kuma rero bitangira kugenda bigwa ari byo twita 4 ibyo bita 4 iyo tugiye muri 4 rero nicyo cya gihe tuhita tugera muri cya gihe cy'ubukonje nk'ubu turi mu kantu k'agakonje kameze ukuntu kagera ahantu ariko mu kanya gato mu minsi iri imbere harabaje bwa bukonje buhambaye aribwo butwinjiza muri snow ariyo bita winter hanyuma rero icyo gihe ni hahandi mujya kubona mukabona abantu bambaye ibikote bimeze nk'ibyagashuhe abantu bazi muzi gashuhe muri ko bya bikote bye niko abantu batangiye kumera ariko ubu ngubu turacyashyiramo agashati tugashyiramo agakote hanyuma ukakizirikiraho mwabonye ko nakizirikiyeho kugira ngo anytime mu kanya gatoya ubu ngubu usohotse mu modoka nkagera hanze nahita mfreezinga kuko yarakonje ariko ntabwo haraza cya gihe cya bya bindi bimeze nk'imvi z'abasaza
bya bindi bimeze nk'imvi aribyo bita snow, aribyo wa mubyavuze ngo snow Ottawa so birabigega ibigega twarabiberetse barabizi barabiri mu bwatsi bumeze gutya bwagiye bukokoka, ariko murabona ko impande zose twebwe abo muri Toronto ahangaha muri North York ibintu bimeze ukuntu, ibintu bimeze neza. Turanezerewe rero kuba tugifite umwuka w'abazima tubasha kuvuga tubwira abantu, kandi twizeye yuko namwe aho muri mufite amakuru. Hari abafite imvura, abantu nk'abari mu Bunyoro, hari umubyeyi wa ariko mana yaje Bunyoro ni hehe? Iyi mukecuru aherutse kujya mu Bunyoro muri Uganda, yabitse guca Bunyoro rwose, arambwira ati ati nabonye ahantu ati hahora ng'imvura, mu gihe ahandi bavuga bati izuba ariko Bunyoro hari ikigerageza bikiri icyatsi. Murabona ko ahangaha haracyarimo icyatsi, ibi ubona bimeze iwacu byenda kumera byitwa ngo ibintu biti byenda kumera nka cypress. Ibi ni ibiti byitwa ibiti bikomeza umutsi. Ahangaha ibi biti no mu gihe cy'ubukonje bwa cyane ho usanga usanga byo bigikomeje umutsi wabyo. Nari negereje kwumva izina ryabyo riri ni ubwoko bw'ibiti bikomeza umutsi, ntibijye bipfa gucika intege no mu gihe cya winter, igihe tuba turi muri snow. Ibi byose n'ikindi cyakokotse noneho ngicyo ubwo ngubwo rwose aho ushobora kugira ngo cyumye, ariko ntago ari ukuma, ahubwo ni ugushira imbaraga. Ubwo mbega icyo gihe cyo cyavuye mu nzira. Biriya ni ikigaragaza yuko harya bya bindi bikomeza by'ubuzima harya byita ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo nguye mbabyutse. Mbega biriya kirabyutse no kiriya kirimo kwibikamo imbaraga. Ejo bundi uzajya gusanga ubone nicyo nyine byazamuka. Ni ukuri nanjye kuvuga ngo haleluya. Amen. Uretse ko nabyo ntategekora ibihana. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo yemwe bakobwa b'i Yerusalemu nimutangazwe nuko nirabura, hari umunsi muzamenya uwo ndiwe, maze kwiyambura ubushwambagara, igihe kinashyo kizarangira ubwo, maze nisangira umukunzi wanjye. Kandi nukuri pe namwe ndabashimiye yuko mwumvisha ibigambo muraguye ahangaha, ariko kandi mumbabarire museke, kuko udaseka rwose burya abafite akantu, abafite nk'udufokonyo, ariko ntabwo dushaka ibintu by'ubufokonyo, turashaka kunezerwa. Twageze muri York, murebe nawe iyo nzu y'inyubako yacu, ariko iyo nzu yaretse wagira ngo igiye kugwa, kandi nicyo bita art. Iyo bita art impande zo wagira ngo ariko ngayo nguko. Turabashimiye cyane, muraduherekeje. Ibitotsi ni ukuri pe duva byagize, numva no mu ishuri ngiye kwiga neza, ariko munanze munambwire. Ubwo ngubwo ntabwo najya mvuga amakuru neza. Y'amakuru wacu amanota mumbwire abantu bo mu muryango wa Ado Vibes. Ariko reka mbabwire mw'abantu mwe Ado Vibes, iyo turimo kuganira ibi ngibi ni ukugira ngo duseke kandi dushire iminkanyari. Ntabwo nshaka ko abantu basazira ku myaka 100. Oya, ku myaka 100 ubwo ndashaka ko abanyamuryango ba Ado Vibes ku myaka 100 uzaba ucyambara hotaro. Ku myaka 100 yawe ugomba kuba ucyambara hotaro, urabyumva? Nuzi kubyina Calypso akaba kibasha kugira gute kubyina. Ntabwo nshaka ibyo gusaza. Ibyo rero bizaterwa n'iki? N'ukuntu tuzajya duseka tukabwirana amagambo akomeza. Reka mbabwire ntimukagire ngo murabona turimo turaganira twaseka. Ngiye kumusabira akazi rwose hajya iriya televiziyo international yitwa. Bari kasheri wanjye. I don't know. Hari umwanya se buriya? Iriya televiziyo international yitwa ngo iki koko, ngo tujye kumusabira y'akazi uyu munyamakuru wacu? Nari nkivuga wenda nubwo ndi guparika ndi ni hatoya, ndagira ngo mana yanjye parking za hano ndagira ngo zararumbye. Ngiye ndashaka rwose abantu bafite umurama w'imbuto yitwa parking kugira ngo baduhe dutere, kuko turazikeneye. Turi muri crise ya parking, dukeneye parking nyinshi. Niyo mpamvu ngewe prime minister ushaka kwiyamamaza kuri iki gihe hano muri Canada, ngiye ngomba kumubwira ko icyo dukeneye ari parking.
agomba kwiyamamaza akatwemerera niba azaduha paki azatwongerera paki ariko mana yanjye numvaga mfite ibigambo bimeze gutyo byo gusetsa abantu akenda party Imana ishimwe turabashimira n'Imana kiduhaye parking y'ahantu heza tutarinze gustragoringa kandi tugifitemo n'iminota dufite iminota 10 ariko turayikoresha neza reka mbabwire simbasekeje ntimusetse nukuri niba hari umuntu urebye ibi bigambo byose mumbwe amateleviziyo uri munasabira akazi kugira ngo tujye gushaka akazi iyi mpano nawe tugomba kwipfusha ubusa kandi yakwinjiza we ruri yes mwumvira ko do ampaye amanota aravuze ngo agiye kuri international dushakira umuntu wacu akazi ako burya amakuru se niki amakuru ni byaramutse n'ibyiriwe amakuru ni bihuha gurero bose ni bambwiye nge nibambwiye televiziyo zira international ntabwo nzisi ntabwo ushaka ko umugabo akorera muri lokale mwamwumvishe umugore wanjye mwamwumvishe do kandi kuvugana nje nayavuga amakuru cyane nayavuga cyane nayavuga nkavuga ya Rusizi nkayavuga Nyacunga nkayavuga ayarwa bitana nkayavuga kutayahimba amakuru ariko umunyamakuru avuga niyo byaba nibihuhara bivuga kwa byaba atari ngaje kiramo ngo havugwa ko ndavuga ngo haravugwa ko umva kubera ko twari turi kwiga identity so ugakoresha iyo identity at your workplace ibyo byose byaterwa ngere ngo na gahunda n'umujyo n'ibyo abantu bashaka kuko nk'ubu nk'ibigambo byose maze kuvuga birimo amakuru ya mbere nayaye amakuru ya mbere nuko a na do banezerewe barafite ibitotsi none birashize ibitotsi birashize ariko reka tubareba tukatubiyereke turi kumwe numuturebe ngewe na do ibitotsi byashize urabona ready to go to school wait cyarema agatuku ariko karimo karashiramo arabona ko nakangutse kanguka wowe sinziriye reka tujye mu ishuri umva reka mbabwire murakoze cyane baba sheri ngiye nasezera Imana ibahumugira ariko do urasezera wirukanka ujyaye ngewe ngiye mu ishuri ntabwo gukererwa hari tuje mu ishuri bye turaba niba iki kiganiro kibashimishije reka mbabwire niba koko turi mu kuganira nta protocole ngewe mureba ngewe nado dufite amakuru tuzatanga ku gihe mutagira ngo tuvuye guri dufite amakuru tuzatanga ku gihe dufite ibiganiro dufite sujet ariko turacyubaka umuryango turacyazamura turacyashaka abantu muriye nimuze tubabwire amakuru nzayabika mpaka babaje kuba nk'abangahe abaje kuba nk'abangahe population nini yego sawa rero turabakunda bye Imana ibahumugisha shalom mwakoze kugendana natwe bitatsi byashize reka tujye kwiga Imana